bw'izina Jeanne. Jeanne rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu Giheburayi ku izina Jehan, rikaba risobanura ngo Imana igira ibambe cyangwa Imana igira impuhwe, hari n'aho risobanura Imana ivuye ku Mana. Iyo umwana ari umuhungu bamwita Jean, ariko byose bisobanura kimwe ngo Imana igira imbabazi. Mu mazina afitanye isano na Jeanne harimo Jean, Jenny, Jeannette, Joanna n'ayandi. Jeanne rero ba Jeanne bakunze kurangwa no kugira uburyo bwabo bwihariye bwo gukora, bagirirwa icyizere, ni ba bantu bakunze kwihambira, bakunze kwiha intego kandi bakubahiriza inshingano zabo. Mu bikomeza biranga ba Jeanne agira uburyo bwe bwihariye bwo gukora ibintu, ntagendera ku byo yasanze, icyo apfa ni uko akigeraho kandi akubahiriza inshingano ze. Ni wa muntu ukorwaho vuba, ureba kure mu gutekereza, ushoboye kandi w'igikundiro. Jeanne rero abantu baramwubaha cyane, ariko ajya agirana amakimbirane n'abantu bakuze kuko ntabwo ajya akunda umuntu umutegeka. Jeanne agira umwete kandi ni umunyembaraga, ariko agira inenge yo guhora agenzura abandi. Jeanne abona ibintu mu buryo bwiza bigatuma atera umwete abandi. Jeanne usanga ahora yicuza ibintu runaka byamubayeho, nubwo adapfa kubibwira abandi ibibazo bye. Jeanne uzasanga ari wa mukobwa cyangwa se umubyeyi urangwa no gusabana, usanga aho akorera aba asetsa abantu kandi afite inshuti nyinshi. Iyo ahuye n'ikibazo biramugora kugisohokamo kuko akomereka cyane. Ni ubwo busobanuro twaboneye busobanura izina ry'umukobwa witwa Jeanne. Nizere ko ba Jeanne hose bakomeje kunogerwa n'ibiganiro Inkuru TV ibagezaho hamwe n'inshuti zabo, bashishikariza gukora like, subscribe na comment. Bye naho utaha.